Reka mbasuhuze mbaha n'ikaze kuri iyi channel yacu mwebwe mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu kandi nabashimira kuba mukomeza kugenda mutwereka ko mudukurikira aho muri habagiye hatandukanye. Iyi rero ni channel ubusanzwe bagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima, ku ndwara zitandukanye, tukabagira n'inama z'uburyo bwo kwirinda izo ndwara zitandukanye. Niba uri mushya rero ugeze kuri channel yacu bwa mbere, wifuza kuzajya ukurikira ibiganiro tugutegurira by'ubutaha, turakwibutsa kureba akamenyetso gatukura kanditsemo subscribe ukagakandaho, ndetse ugakanda ku kamenyetso k'inzogera kugira ngo ibiganiro tugutegurira bitandukanye bijye bikugeraho ku gihe. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kiri bwibande ku kamaro ka beterave. Tutaratangira turakwibutsa ko ngewe ubagezaho ikiganiro nitwa Japhet Ntakirutimana, ari nanjye ukibategurira. Beterave zigira akamaro ku buzima bwiza bw'umwijima ndetse n'umutima. Beterave ni uruboga rusigaye rugaragara cyane ku masoko hirya no hino mu gihugu. Bamwe bafata beterave nk'ibintu bigenewe gukorwamo imitobe kubera ibara ryayo ryiza rijya gusa n'iritukura, rituma umutobe wavanzwemo beterave uba usa neza cyane. Nk'uko bigaragara ku rubuga santemagazine.fr, Veronique Liégeois, umuhanga mu by'imirire n'indyo iboneye, avuga ko beterave yigiramo ubutare bwinshi bwa potassium, kandi iyo potassium igira uruhare rukomeye mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Beterave kandi yigiramo za antioxidants zikumira indwara z'umwijima, z'umutima zitandukanye. Beterave inagabanya ibinure bibi bya cholesterol mu mubiri, kuko nabyo iyo bibaye byinshi bibangamira cyane ubuzima bwiza bw'umutima, ndetse bikaba intandaro z'indwara zimwe na zimwe z'umutima. Twakubwira ko kandi beterave igira uruhare mu gukumira kanseri zimwe na zimwe kubera ko yigiramo icyitwa betanine. Iyo betanine ikaba igira uruhare mu gusenya utunyangingo twa kanseri, ikatubuza kwiyongera. Uretse iyo betanine, beterave igiramo ibyitwa flavonoide ndetse na antioxidant nyinshi. Inzobere mu by'imirire Veronique akomeza avuga ko beterave ari nziza cyane ku buzima bw'amaso, cyane cyane ibibabi byayo biriwe nka epinari bitetse cyangwa muri salade, byigiramo ibyitwa carotenoide, luteine na za xanthine. Izo zombi zikaba ari antioxidants zikomeye cyane, zifasha amaso mu mikorere yayo myiza, zikayarinda gutakaza ubushobozi bwo kubona bugenda bugabanuka uko umuntu agenda asaza. Ku rubuga kandi rwitwa medicalnewstoday.com bavuga ko beterave ikize cyane ku butare bwa fer, kandi iyo fer ikaba igira uruhare rukomeye mu ikorwa ry'amaraso. Umuntu udafite fer ihagije ngo ashobora guhura n'ibibazo byo kutabona umwuka uhagije mu mubiri. Abantu bafite ibibazo bya fer nkeya rimwe na rimwe bagira ibibazo bijyana n'amaraso make, anemia. Kongera beterave ku mafunguro yawe rero nk'ikiribwa cyongera fer bifasha gukumira ikibazo cya anemia. Beterave kandi ifasha umwijima kugira ubuzima bwiza no gukora akazi kawo neza uko bikwiye kubera za antioxidants
vitamine A, vitamine B6 ndetse na fer. Ibyo byose birinda umwijima kwangirika, bikawufasha gukora akazi kawo neza ko gusohora imyanda mu mubiri. Ikiganiro cyacu nakagaruka, icy'uyu munsi naha tugisoreje. Turakwibutsa ko niba uri mushya wareba hasi ugakanda subscribe, ubundi ibiganiro by'ubutaha tukajya tubibanamo neza. Turagushimiye.